gusebanya, gutesha agaciro no kwandagaza abasifuzi. Zamura magnifique. Kwibyaha hari byinshi. Zamura magnifique. Mu busesenguzi bwe Rugaju Rigani yaratandukiriye akoresha imvugo zidakwiriye mu buryo bukurikira. Yavuze kubwo n'ibyo yavuze Rigani, abasifuzi n'abantu mu buzima bwabo bize kureba hafi. Iryo somo bararitora. Niko yavuze. Arongera bize kureba hafi iryo somo bararitora. Ati abasifuzi ntibafite ikintu icyo ari cyo cyose cyo gutekereza ku mafuti bakoze. Abasifuzi n'abantu badafite ubushobozi bwo kuganira mu ndimi zombi ku buryo wabaha match mpuzamahanga. Abasifuzi nabo mu Rwanda ariko bwa yego. Abasifuzi n'abantu bahisemo ubuzima bwa gikene batazavamo. Abasifuzi n'abantu badafite personality. Ariko ibyo ntabwo yavuze kuri RBB byose, yavuze kuri YouTube ye. Nta bantu b'abagabo babarimo. Ibyo byose yarabivuze. Ati abasifuzi n'abantu baciriritse n'ibindi. Muri iki kiganiro harimo n'izindi mvugo zisebanya tutarondora. Mushobora kumva mu gihe muzaba mwabashije gusubira muri iki kiganiro twavuze. Na context. Ashaka kuba abasifuzi ikintu cya mbere gitera ibi bibazo byose tubikorera mu mafaranga, ariko si cyo kibazo. Aba ni abantu mu buzima bwabo bize kureba hafi, iryo somo bararitora. Iyo babwiye ngo nzamuye urutoki, iyo uri kumwereka ku bicu ntabwo abona ibicu, abona aho urutoki rwawe rugarukira. Diplomate niba biririmbye ntibafite ikintu icyo ari cyo cyose cyo gutekereza ngo aya mafuti nkora, ese ibihumbi niba ari 70 ingahe nkorera kuri match mu Rwanda nibyo nkeneye, cyane nkeneye kwiga uko ingendo ya Salma, nkeneye kwiga ingendo ya Samu, nkeneye kwiga ingendo ya Tucuri. Umuntu ajya akorera amafaranga agenda hemwe akorera 3-4 by'amadolari, akorera amafaranga y'amafaranga kubera ko bazi ko batari kompeta. Usanga adashobora no kuganira mu ndimi zombi ku buryo amamatch mpuzamahanga. Usanga standard yo kugira ngo asifure match mpuzamahanga, ibipimo fatizo, kwiruka, umuvuduko n'ibindi ntabyo afite. Usanga skills zo gusifura ni utuntu tw'amahugurwa y'iminsi ngahe 4 ekipe hano mu Rwanda bose babamenya babaca amazi. Ariko ikintu cyo gitangaje kubona buri journée yose hano mu Rwanda dushaka kuvuga na erega no kuri Rayon Sport wibuke Bugesera gihe cyo numvise rero byanditsemo hariya byose ntabwo ari ibyo ariko byose. Ntabwo ari ibyo byose kubera ko ntabwo waba uvuga abasifuzi bose kandi ngutanga ingero noneho z'ababikora neza, uvuga ngo bakuki batakameze nka Cucuyi, nka Samu, nka Salima n'abandi yagiye avuga. Bivuga ngo ashuka kuba ari bamwe mu basifuzi yakomojeho cyane, kandi nanjye sinza kuvuga amazina hano, ariko abasifuzi bameze batyo bikiribura match, bica match ku busabusa barahari. Turanaziranye nabo mpura nabo nkabibabwira, nkabwira nti kuri match iyi niyi yo mu cyiciro cya kabiri wakoze ibi bitari ngombwa. Wakoze ibi bitari ngombwa, hagahita akubwira turumva baratwambuye, ntabwo nari kuza kuri match gutya na gutya. Ntabwo umuntu wenda yaza ngo baraburize hano, kuko urumva muri basifuzi harimo abavandimwe, harimo inshuti. Ariko hari igice cy'abasifuzi kandi kirahari koko cyamaze kwisetinga ko kizakibitobanga gusa, ku buryo kumubwira ngo ushobora kuzatera imbere nawe atabyemera koko bishoboka. Nkuko Rigani Rugaje bikomoza barimo bamwe, nkuko hari n'abandi nanone wenda atanatera imbere cyane, ariko akafite personality yo kuvuga ngo ntabwo uzanyobye uko wagira kose. Haba tuzi rwose nk'uwitwa Rurisa ushaka kugira ati mukurikiranye rwose, nagiye kubeshya sinari muzi namumenyeye. Hari umwe mu bayobozi b'amakipe yabaye perezida w'ikipe, yaje kumuha ruswa turi muri Sky Hotel muri sauna yahabaga hashize igihe, niho namumenye sinari muzi. Arayanga, narimubabwiye na kuri off mic naza kumubabwira, sinshaka kujya kwivangira n'abandi bifite ibibazo mu makipe yabo muri no minsi. Uwo muntu naravivuye. Rurisa narakubwiye kuzagezaho hari witwa Dominico wari muri Rocket, yashatse kumuha biranga byarananiranye, kandi nari mu kubikurikirana ngo mbyirebere birananira. Nabwiye ati jewe ikindi gihe nakubwiye ko bazina Regis yagiye kumureba yanga ko bavugana, avuga ngo hari wakuntumyeho utari umucuti wanjye. Regis gacinya aramuzi aho bahurira kuri iriya inyubako ya Imopisi Plaza, sinzi batarihindura izina. Umisi ugeze kumubara ngo bari ni wari Petit Frere gacinya se yagiye kumushaka ndishuwa 100%, ariko sinzi icyo yamushakira gusa muga ko bamutumye aramubwira ati gasopo mundi munsi ati gene igihe no masengesho
Rurisa ntarya ashobora kuramuka nabi agatobanga ibintu bibaho ariko at least ukaba ubyizeye. Hari uwo bagiye gushaka abanyarusizi Espoir irimo ishaka kumanuka bahana bagenzi be Eme arabizi nigeze kubimuganirizaho we arayanga murumuna wari perezida w'abafana ba Musanze wahoze asiganwa yitwa nde abantu bazambwira izina ry'umusifuzi w'Imusanze wo ku ruhande nziko Musanze wo ku ruhande ni abandi wabo ni Musanze ni murumuna uyu wita Buffett wiyita Buffett w'Imusanze uvuga ngo urakize ariko mu by'ukuri sinzi niba ari ibyo ariko buri bukire kuva yamaze kubwiyumvamo ubwo wenda nibyo. Buffett n'umuzi ukuriye abafana sanze umuherede David Buffett afite murumuna w'umusifuzi. ese wigeze gutoza hari abasifuzi bashobora kwakira amafaranga y'ikipe runaka ariko akavuga ati okay ndayakeneye muyazane Yego ariko genda sifura uko ngomba gusifura mu mutima we umutima wanjye sibyo Yego kimwe nuko hari n'igihe bayatanga ari impande zombi niba ari Bugesera reka ntanga urugero ku ikipe y'iwacu iri bukine wenda na Mukura reka mvuge ko ari Regis Mukura ikareba wa musifuzi na Bugesera ikamureba kandi yose akayafata akajya gusifura match ibyo ugomba akabiguha ibyo utagomba akayibalansa match buri gihe yagize amahirwe irangira amunganyije urumva ibyo birahari. Hari abasifuzi b'ibyihebe uvuga ati wowe zana ayawe ibindi ubimbaza sibyo agahomeriza urukuta akajya rupanga ku ntambwe 7 agahomeriza agakora amajabu bizaca iyo biciye. Hari abasifuzi batarya amafaranga bafite ambisiyo ariko badafite impano n'ubuhanga bwo kubikora neza abo barahari nk'uko no mu Bwongereza uyu munsi bahembwa umurengera tubona skandale buri weekend abo nabo barahari sibyo izo kategori rero zose zirahari ibyo Rigani yavuze kigoye hari wenda kategori yabyo hari kategori yabyo bari muri kategori y'ibyo Rigani yavuze yes wenda birashoboka ko ikibazo yabaye nk'ugeneraliza mu mvugo je niyo mpamvu mbona ko aho ariho azabatsindira kubera ko yatanzemo ingero z'abasifuzi naho bafite ambisiyo banazigezeho ahubwo bamwe yavuze mu Mukansanga Salima yavuze ariko iyo uvuze abo icyo mutumva iyo uvuze abo abasigaye bose abasifuzi mpuzamahanga bazwi sibyo ubwo utamentioninze ubwo utavuze mu izina ubwo ari muri aka gatebo sibyo wese ahita yisanga gusa ntiyashyizeho imbago ngo amazina naya yonyine oya nyine ariko utamvuze donc niba wiyemeje kuvuga gutanga ingero wenda ari kuvuga ati reka mvuga urutonde rw'abasifuzi bakora neza akabavuga yamara kubatondora abasigaye bakibona muri iyo kategori. We rero icyo wenda abamurega bashingiraho nuko uwo atavuze ubwo ari muri ako gatebo sibyo kuko yarageneralije mu by'ukuri akuramo abantu 3-4 arageneraliza icyo cyonyine nge niho mbona ikosa. Irindi kosa ryahaba ni naho yabivugiye sibyo kuko nibaza ko ari hano icyo kirego batakwirwa batumwanya bacyandika ari hehe ari hano byavugiye muri fayine ntabwo batumwanya bandika kiriya kirego kubera ariko iriya ni radiyo y'igihugu nyine baramukangamo bifite bari kumukanga muri gene ntabwo byabura baramukanda ariko ntabwo mbona ari ikibazo cyakabaye gikomera ni ikibazo cy'abantu kuganira bati nibyo turabyemera dufitemo abameze batyo wenda hari ababiterwa na situation turimo nayo wakabaye uyivugaho yo kudahembwa yo gukorera ubusa sibyo wenda se hari ababiterwa n'ubushobozi buke nabyo bibaho sibyo Rigani nawe akavuga ati mumbabarire nabivuze ngamije kubwira aba naba
bakora gutya, sinavuze mwese, abantu bakiyunga, abantu bakabikemura. Nibaza ko ari affaire ishobora kuganirwa, ishobora mbona ari mbonezamubano kuruta uko yaba mpanabyaha. Wenda niko babihisemo, ariko buriya yaba RBA yaba urwego rw'itangazamakuru bashobora guhuza uyu muryango n'umuryango ukomeye, umuryango uhagarariye abasifuzi ntabwo woroshye, bahura kameme bakagira a common understanding kuri iki kibazo bakagikemura. Otherwise bagomba nabo gukosora imikorere, kuko na hano n'ejo bundi tuzabakritika, ariko nanjye icyo nemera nzajya nkritika uwakoze amakosa, ndeba na context yakozemo, ndebe niba mu busesenguzi bwanjye koko harimo kwibeshya byashoboka, kuko hari ibyo tubona offside ni urugero, nibura tubona VAR zisubiramo kenshi, sibyo? Birashoboka koko wavuga uti nibeshye, ariko hari ibyo tubona nabyo ukabona harimo ya penalty yo ku mugongo y'ejo bundi, nk'iriya penalty ushobora kuvuga uti Eric yabikoze nkana, cyangwa se nawe akakubwira ati nabonye yamanitse akaboko. Nyine ni ibintu bisaba ubusesenguzi. Uriya munsi yavanze ibintu byinshi, gusa ngo yarakubwira ati ntumvuge ni umutoza mu cyiciro cya kabiri, bro mu cyiciro cya kabiri biteye ubwoba pe by'abasifuzi. Rero mu cya kabiri ho n'iki kintu bari gutaka cy'amafaranga abasifuzi